Ikibazo umurimo w'Imana ufite irondo ryivanze n'ibisambo. Uko ijambo ry'Imana rivuga riravuga ngo ingororano y'abubaha Uwiteka, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Uyu munsi reka kubibandi ngo witwaze Imana, reka kuba igisambo ngo witwaze Imana. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, imirimo yayo iragaragara. Abagakwiye kuba bavuga ubutumwa bwiza haje mu bya bisambo. Uyu munsi ariko wa wundi nza hano nkakubwira ngo ndabona hari ikintu gikeneye gusengerwa, za nituro ngisengere, aho barakubeshye. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane kuduhitamo no kudukurikirana umunsi ku munsi aho werereye hose. Tuba tuguhaye ikaze mu biganiro byacu, abantu bakomeza kuduha comment bahoraho. Turabashimiye cyane mujye mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, bari iby'agaciro cyane. Umunsi none turi kumwe n'umugabo tugiye kuba tuganira zo kuba usobanukirwa n'impamvu cyo tugendereye kuri Yawe TV. Tubaza gutangira tumuha ikaze. Mumeze neza? Meze neza. Namahoro. Na amahoro masa. Kwishimiye kukwakira kuri Yawe TV. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Yego. Watangira wibwira abadukurikiranye ninde turi kumwe tugiye kuba tuganira? Wo muri kumwe ni Pst Emma. Yego. Ndi kumana. Mushumba w'itorero Elohe Pentecote. Hariya Kimironko. Yego. Abapasiteri bamaze kuba benshi. Bamaze kuba benshi abapasiteri ba apotre. Ariko ntiwibagirwe. Niba ibyo bisigayemo akazi gusa. Oya, ntiwibagirwe ko n'abanyabyaha ari benshi. Cyokora. Kuki utaravuga umubare w'utubari? Oya, uzutubari duhari uzutubari. Mugabo wambwiye ko umupasiteri mu ituro rya miliyoni ndore zikavuga kandi sireye kwini bayihaye miliyoni 2. Ubwo nzane umubare w'abanyabyaha ndatsinzwe. Oya, aho ngaho nyine byumve. Okay, twishimiye kwakira no kubana nawe. Uti uyoboye itorero ngo rya Elohe Pentecote hariya Kimironko. Amatorero nayo asigaye arimo ukuntu arimo amazina menshi cyane. Uriko tumenye wenda aba Pentecote, aba Poroso, aba Divaniste, kujyo nyine ariko hagisigaye acomekiraho utundi tuntu. Ariko sibyo nibyo ntashaka kumva. Ibyo byo kuvuga ngo amatorero yabaye menshi ngo amazina ni nkuko ubona abantu ari benshi bafite amazina atandukanye. Erega izina ntabwo ari ryo rigira itorero. Nyirizina ubundi itorero ni rimwe. Ariko ubundi bakagenda bahurira ahantu hagiye hatandukanye, ariko umutaka w'itorero umwe ni itorero nyine. Itorero n'idini bitandukanira he? Idini ni ikintu bita aderese. Idini na aderese. Naho barizwa. Naho ubariza. No kuvuga ngo itorero riva mu idini. Itorero riva mu idini. Idini rero nicyo gikuru. Ni kuvuga ngo idini nicyo gikuru. Ariko itorero riva mu idini. Okay. Ni kuvuga ngo idini ni kava y'itorero. Ni sawa kabisa. Ingingo rero iryo rero mvuze ryitwa gutyo. Iryo ryitwa gutyo ni idini. Imwe mu ngingo igezweho ni ikintu cyitwa amaturo. Amaturo. Madini menshi rwose ituro ryawe ituro. Bimeze bite? Buriya reka tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu, ndagushimye kuri Imana igira neza. Ndagushima ko unyemereye nkagera hano hantu. Ngiye kuvuga ijambo ryawe. Nyemerera imbaraga zawe n'umwuka wawe wera bimanukire muri nge, kandi ubutware bwawe buboneke kuri nge. Sinihimbaza ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngaho bana natwe udufashe, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Mbere yuko dutangira wenda uri buhite ukomeza kuri icyo kibazo nari nkubajije, ubundi uri muntu ki? Pst Emma ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Ntuye hano Kimironko nkuko nabikubwiye. Nyoboye itorero Elohe Pentecote. Ubwo si ibyo umunsi umwe. Nibyo ngibyo. N'undi munsi tuzongeraho ibi. Nari nkubajije ni ingingo y'ituro. Nawe giguca mu matwi. Ingingo y'ituro ndayumva. Kandi ituro numva ko ritagakwiye kuba ari ikibazo, ahubwo wenda ubwo numva byinshi kubivugwa ku itorero, ku ituro, ku baryemera n'abataryemera. Wenda wowe sinzi ujya kumbaza icyo kibazo, sinzi wenda topic washakaho kumbazaho cyangwa se Ari nkubajije kuri iyo ngingo y'ituro nyine. Usanga hari abavuga ko hari igihe n'umuntu atanga ituro rikeye. Ni icyo nkubajije kuri wowe ubifata ute? Wowe ituro ni iki kuri wowe? Bisobanura iki kuri wowe? Ryakabaye ringana iki? Ituro
ntabwo ryagakwiye. Ubundi ituro ni ngombwa ku mukristo nyawe. Niba uri umukristo wa nyawe gutanga ituro ni ngombwa, kubera yuko utanyuranya na babandi. Ntabwo nyuranya nabo. Gutanga ituro ni ngombwa. Ariko ubundi aho ngaho ushaka kuvuga ni bande? Wese ko warumwe kutanyuranya nabo wowe ni bande? Ntabwo nyuranya nabo, ntabwo nyuranya nabo. Ikindi nta nubwo ndi kunyuranya n'abantu, ahubwo njye n'icyo mvuga nicyo Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo nimutanga kimwe mu 10 n'amaturo bishitse mu nzu yanjye. Mutanga kimwe mu 10 n'amaturo bishyitse. Ahubwo iyo uza kumbaza ngo ituro rishyitse ni irihe cyangwa se ituro rya nyaryo ni irihe, ni ukuvuga ngo ubundi ikintu cya mbere ngiye numva itorero ryagakwiriye kuba ryubakiraho, ntabwo ryagakwiye kuba ryubakira ku maturo nyirizina. Ahubwo itorero icyo Kristo yadutumye ni iki? Yavuze ngo nimugende mu mahanga yose muhindurire abantu kuba bigishwa banjye, abemera muzababatize. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamaze guhinduka nta nubwo mubigira intambara kugira ngo ujye kumwingingira ngo mugire mute ngo tura. Impamvu ubona rero amaturo yamaze kuba ikibazo nuko abantu badakijijwe. Ni ukuvuga ngo abantu baramutse babaye bakijijwe ntabwo amaturo yaba ikibazo. Ni ukuvuga ngo ikintu kikubera umutwaro kubera kutakiyumvamo. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kukiyumvamo ntabwo kikubera umutwaro. None niyo mpamvu ubona abashumba cyangwa se bamwe na bamwe ko ngiye hari abo ntemera, hari ibyo abantu bavuga ngiye nkumva simbyemera. Urugero ntabwo ndi buze kuvuga ngo urugero, wenda nkawe munyamakuru wenda uraza kumbaza, wenda hari ibyo washaka kumbaza, ariko iyo tubwiye ngo hari ibyo bamwe bavuga nemera bari byiza ko bavuga nemera ni ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo hari nk'igihe ujya kureba ugasanga nk'umushumba aravuze ngo abakristo ngo ntibagitura, ngo ntibatura ibishyitse, ntibagize gute. Dore igituma umukristo adatura nuko biterwa n'uburyo yigishijwe, biterwa n'uburyo yizeye, biterwa n'uburyo yakijijwe. Hari saga imaze iminsi, wenda reka mvuga, hari saga imaze iminsi mbona ivuga kuri mwene data umwe uwavuze ku kijyanye n'amaturo. Uwuhese ubwo si Mutabazi se wabivuze? Ni Mutabazi. Urakoze cyane. Umuca ku ruhande. Urakoze cyane. Impamvu mba ntashaka kugira umva ni mugenzi wanjye dukora akazi kamwe, ni ukuvuga ngo nubwo yavuze biriya, kuko biriya yavuze simbyemera, sinanemeranya nawe, kuko biriya mbigereranya nuko adakorera Imana. Ntabwo ari Imana akorera, kuko uyu munsi niba twahamagawe n'Imana, turi abana b'Imana, turi abakozi b'Imana, muri kamere y'Imana, Imana ntisabiriza. Icya kabiri, Imana ntifata, Imana ntisabiriza. Ninza ahangaha nkaza kukubwira ngo mpereze, no kwanga umuntu yakayihaye kuko abishaka. Ubundi Imana ntabwo ari ikirara, my friend. Ariko hariho imibare izwi. 10 se si ibintu bizwi. Nyine icyo cya 10 ni ukuvuga ngo uyu munsi ugitanze ni umugisha kuri wowe, utagitanze ni uburenganzira bwawe, ni umuvumo. Nyine ni umuvumo kuri wowe, ariko nanone ni n'uburenganzira bwawe kutagitanga. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ngiye mushumba ukuyoboye uyu munsi, niba icyo nkwiriye gukora ikintu cyo kugusengera kugira ngo ubohoke kuri icyo kintu. Impamvu utagikora ni uko ukiboshye. Hari ibintu bikikuboshye bituma utabasha gukora icyo kintu. Noneho uyu munsi niba wicaye ukavuga ngo ubuntu bw'ibihumbi 100, ni ukuvuga ngo umuntu ajya kuguha ibihumbi 100 byamuvunnye, my friend. Ni ukuvuga ngo impamvu aguhaye ibihumbi 100 ni uko ari byo bivuye ku mutima we. Sinziri bunyumva neza. None uyu munsi rero wiza kumujajinga ngo uvuge ngo ubwo buntu bw'ubuhumbi 100. Icya kabiri, icya 10 ntigihabwa umuntu, icya 10 gitangwa mu rusengero. Ahubwo ikintu cyane ngiye kubaza, ubundi abo bagaye ituro rihabwa umuntu cyangwa rijyanwa mu rusengero? Ntabwo ituro rihabwa umuntu, my friend. Ituro rijyanwa mu rusengero. Ni ukuvuga ngo ituro rijyanwa mu rusengero. Uyu munsi niba umpaye ituro ngiye mushumba, ntabwo uri mpaye nkanjye, ubwo icyo gihe urantumye. Niba umuntu aguhaye 100 ntabwo bishyira ku mufuka wawe. Urantumye kugira ngo mbijyane mu rusengero. Birashoboka ko utabona umwanya, ukambwira uti nge simbonye umwanya, yajyana ugira gute uyantangire. Batari ku muntu ngo aragusengeye ngo ubonye imigisha.
uyu munsi kugira ngo umuvuga ngo usengeye umuntu ngo abonye imigisha ni ukuvuga ngo ubundi Imana ikorera mu bantu Imana inkoreramo nkaba nasengera umuntu agahabwa umugisha yego ariko ntabwo ari njyewe muha umugisha ni ibintu bibiri wewe musengero ni wowe uhembwa uje ntabwo ari njyewe mpembwa uyu munsi none njye wamusenge ni njye wamusenge ariko si njye wakoze kuki abantu bafata ibintu Imana yakoze bakabyitirira ibyabo ariko se ataragusengera mbere ko bitari byagenze gutyo nyine Imana yankoresheje kuko ikorera muri njye ni ukuvuga ngo igukoresheje nawe araguhemba uye ntabwo ari nuvuga ngo njyewe mpembwa n'Imana ni ukuvuga ngo uyu munsi niba njyewe nagusengeye sibyo niba njyewe nagusengeye ni ukuvuga ngo wowe ubonye imirimo Imana igize gute ikoze wowe ku giti cyawe ufite gutekereza muri wowe ukicara ukavuga ngo Imana yankoreye ibikomeye reka njye mu rusengero kuko Imana yankoreye ibikomeye ni ukuvuga ngo ibyo bikomeye ntabwo ari njye Pst Emma wabikoze Imana yankoresheje ariko ntabwo ariyo yabikoze ntabwo ari njyewe wabikoze kwito ni ukuvuga ngo rero ninza kukwishyuza ntabwo ari Imana nakoreraga ni ukuvuga ngo muri magambo make mukorera Imana nje dukorera Imana ntabwo ari umushahara ntabwo ari umushahara ariya babahemba buri kwezi umva nkubwire ntabwo uyu munsi nje mu bapasiteri barahembwa ariko mu byo nemera icyo Bibiliya yavuze umva nkubwire ntabwo mpakana yuko ari amaturo atatugeraho mu buzima busanzwe atugeraho ariko noneho uburyo atugeraho ntabwo yagakwiriye kuba atugeraho mu buryo nza kugigira nawe ngo ngufate mu mitsi ngo naragusengeye nzanira nuko ngo bifite process binyuramo hari imishahara yanyizwe nkanjye njyewe abo bahembwa njye sindimo nuko ngo ngende mu rusengero iyo ngira umugisha mu rusengero hari icyo nabonamo kitanabonetse kandi nabwo ariko ibyo tubona byose bidependinga ku rusengero ni ukuvuga ngo nko mu rusengero iwacu usanga bititwa imishahara hari icyo tubona ariko nanone kititwa imishahara cyitwa ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe niba naje ahangaha naje n'imodoka ntabwo naje n'amaguru iyo modoka ndayishyura ni ukuvuga ngo ikiri bwishyure ni urusengero sibyo ni ukuvuga ngo ni ubwo buryo bibarwamo umwizera nawe yaje n'imodoka uretse gakeya uwo mwizera ni ukuvuga ngo njyewe mba mu rusengero umutambyi abaheye aba ku rusengero sibyo aba ku rusengero ni ukuvuga ngo niba mba ku rusengero mpari kugira ngo ningingire itorero mpari kugira ngo nsengere abo bizera n'akazi ni ukuvuga ngo n'akazi ni ukuvuga ngo kuba ku rusengero n'iki n'akazi nta kandi kazi bya bintu rero birahemba umva nkubwire inshuti yanjye birahemba ndetse na cyane ahubwo njyewe icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga birahemba ndetse cyane ahubwo ndashaka gusaba bene data dukora uyu murimo w'Imana neza nk'uko twawuhamagariwe ndetse turagiriza intama z'Imana neza nk'uko twazihawe kuziragira neza mvuga nukuye ni ukuvuga ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza bave mu byaha nibamara kuva mu byaha baziyumvamo gukora umurimo w'Imana ntabwo uzabahata gukora umurimo w'Imana ni ukuvuga ngo rero nibigera kuri urwo rwego uwo mwene data avuga ngo ubwo buturo bazana ni ukuvuga ngo amaze kugera ku rwego njye nabyita kwigomeka ngo amaze kuba nka wa mwana w'ingayi sibyo ni ukuvuga ngo uburyo Imana ikora ngenda gusengera nimara kugusengera urebe imirimo n'ibitangaza Imana ikoze wewe wiyumvemo kuza ku rusengero umutima wawe ukwemeze kuba gushima Imana nunabikwemeza utanga ituro ryishimwe sinjye uri buriye uraritanga mu nzu y'Imana yego abantu rero bwo ngaho bashobora kuba bibeshya hano ituro rinyura nyine barabyibeshya cyane ni ukuvuga ngo baribeshya cyane ni ukuvuga ngo ituro none se ureka nkubaze sibyo Rwanda Revenue ifite abakozi benshi sibyo yego Rwanda Revenue ifite abakozi benshi ariko nk'iyo utanze umusoro wawe ujya mu mufuka w'umukozi cyangwa ujya muri Rwanda Revenue wa mukozi ahembwa muki muri yandi watanze muri ya misoro none se uza ko n'undi nitura ariko rimugarukaho niba ari urwo rugero utanze ni ukuvuga ngo rero uko niko no mu rusengero niyo process byagakwiye kuba binyuramo umuntu umusengera Imana areba imirimo n'ibitangaza Imana imukoreye hama narangiza
aze gushima Imana mu rusengero. Reka turebe ngo umuntu yakagena ituro binyuze muri iyo process. Nukuvuga ngo kugena ituro bigena n'umutima wawe ugena. Nuko ngo biravuga ngo mutange kimwe mu 10 n'amaturo bishyitse. Ituro rishitse niri. Mubingerageresha. Yes, none ituro rishitse niri. Nuko ngo ituro rishitse ni ituro wowe ubwawe yo ku giti cyawe. Wicaye ukavuga ngo njewe ndabona mfite igihumbi ninkuraho 200 nkayatanga mu rusengero. Nukuvuga ngo wowe iryo turo wowe n'umutima wawe mwemeje ritakubangamiye ritakuvunye iryo ngiryo niryo turo rishitse. Nijana urihameje n'umutima wawe rirashyitse. Niba wowe wumva umutima wawe kwemeza gutanga 100 ariko icya 10 ni ibintu byibara. Nuko ngo niba muri we wumva ngo ugiye gutanga icya 10, niba ufite igihumbi ni igiceri cy'ijana uri bugire gute uri butange mu rusengero. Nuko ngo aho gitangwa rero ni mu rusengero. Icya 10 kirumvikana ndavuga ku maturo. Ku maturo rero ni icya 10 ni ibintu birisetinze niyo mpamvu ryitwa ituro ry'umutima ukunze. Ntabwo nijana waritura. Waritura kubera ko ari ni ry'umutima ukunze. No njyewe nanicana icyo nshaka kudependingaho ibyo bintu by'amaturo. Ikibazo itorero ry'Imana rifite. Impamvu ubona saga ihari gutya ni ikibazo itorero ry'Imana rifite crise. Crise imeze gute? Crise itorero ry'Imana rifite ni ukuvuga ngo abantu ntibakijijwe. Ni ukuvuga ngo umwanya twagafashwe tubwira abantu kwihana ibyaha ni wo mwanya abantu barimo barafata baza kuvuga ngo amaturo ibiki n'ibiki. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ba pasiteri bagakwiye kuba bari mu rusengero bavuga imbaraga z'Imana, bavuga imirimo ya Yesu, bavuga gukomera kwa Yesu, bakabwira abantu bakava mu byaha, abantu bagakira bakabohoka, abo bantu nabo bagakora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo rero ibyo bintu hari icyo kintu cyitwa kwihana ibyaha kuko utari wakizwa ntabwo watanga ituro. Utari wabohoka ntabwo watanga ituro. Igihe ukiboshye ntabwo ubwo se urumva wakora. Ntabwo wakora. Ni ukuvuga ngo rero ni crise itorero ry'Imana rigize gute rifite. Rero ndagira ngo mvuge ngo nitureke kuba abakozi b'Imana, nimureke tuvuge misiyo twahawe. Akazi twahawe ubundi nakaye. Nari ngiye kubaza ngo akazi karabuze kusigaye usanga ari yavuze. Aho ngaho nyine musa nabisubiranamo. Aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane. Aho ni ikibazo gikomeye cyane kuko ibyo kuvuga ntibyabuze. Ni ukuvuga ngo ikibazo ahantu kiri urasanga abantu nibyo nakubwiye ngo ni crise itorero rifite. Abantu nyine twaratandukiriye. Ubutumwa twagakwiriye kuba dutanga ntabwo ari bwo dutanga. Ni ukuvuga ngo abantu baravuga ibidafite umumaro. Ni ukuvuga ngo igifite umumaro ku mushumba, igifite umumaro ku mukozi w'Imana, igifitiye umumaro n'uyu mukristo tureba nuko tumubwira imbaraga z'Imana. Misiyo dufite niyo kuvuga Yesu. Noneho iyo nje hano rero nkamara isaha yose mvuga ku muntu, icyo gihe mba ndi kuvuga ubusa. Rero nimureke tuvuga imbaraga z'Imana kuko imbaraga z'Imana zirahari, n'imirimo y'Imana irahari, ndetse n'ubutabazi bw'Imana burahari. Kandi icyo natangiye nk'ubwa nongera ngasubiramo, Imana iri mu gihugu cyo mwijuru ntabwo ifata mu ijosi, nta nubwo ishyiraho agato, nta nubwo iki. Ijambo riravuga ngo abemera. Rero icyo ndimo mvuga nshuti z'umusaraba, mwe kurangazwa n'ibi ngibi mubona, ahubwo ni muve mu byaha muhindukire, kubera yuko hari ibintu, hari abakozi batatu. Hari umukozi w'Imana, hari umukozi wa shitani, hari n'umukozi ku giti cye. Ese inzira zari se ebyiri ko numva aho zibaye 3. Nuko aba bantu bahari hano muri iyi si hari abantu batatu. Nanzi kare babiri kuko inzira n'undi ari ebyiri. Oya, hari inzira y'ukuri, hari n'inzira yo kurimba. Ndabyumva nyine, ariko hari abantu nukuvuga ngo mbivuze mu buryo bw'umuhamagaro. Nukuvuga ngo mu buryo bw'umuhamagaro hari uhamagawe n'Imana, undi yahamagarwa na shitani. Noneho hari n'undi nanone wihamagaye, aravuga ati ibintu biranze, reka njye muri ibi bintu nshinga gashinga kuko ndabona mu rusengero byakunda, nshinga gashinga. Niyo mpamvu ubona binasenyuka. Hari ingero ufite? Oya ntago ngiye umva iyo mvuga en general. Ngiye mu buzima bwanjye ntago nkunda kuvuga ku bantu. Aradukwekenye. Oya ntago nkunda kuvuga ku bantu. Rero warutituga tigo biranze kubonamo agashinga. Akabonamo agashinga. Ni ryari umuntu azabumenya ko yahamagawe?
byanze bikunze hari ibimenyetso bigaragaza yuko wahamagawe. Reka tuvuge ku mbuto, sibyo? Yesu baramubajije ngo niki kizagaragaza muri iyo minsi y'imperuka abakozi b'imyakuri n'abatarabukuri tuzababwirwa niki? Yesu arasubiza ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Uyu munsi nibanje hano imbere ya kamera nkabwiriza naje kuvuga Yesu, ikintu kiranga Yesu ni umugwaneza, Yesu ni umunyamahoro, Yesu ni umunyembabazi, Yesu nta matiko agira, Yesu nta shyara agira, Yesu nta buryarya agira, Yesu arabohora. Amen. Noneho rero iyo njangaha nkatangira kuzanamo ibintu by'amarangamutima yanjye, hatangira gutukana, nkatangira kugira gute, icyo gihe mba natangiye gutandukira, kuko imirimo ya kamere mu Bagalatiya arabivuga 5 avuga ngo imbuto imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka iragaragara. Nukuvuga ngo rero niba ndi umukozi w'Imana nyakuri, nkwiriye kugaragarwaho n'imbuto z'umwuka, hagaragarwaho no gukora iby'Imana ishaka, ndetse n'abo mbwiriza bakambonamo izo mbuto z'ubumana. None rero niba uyu munsi nje hano nkavuga ibintu biri bizari, umusinzi avuga, umupagana akabivuga, umuroza akabivuga, ubwo nta tandukaniro ryanjye nawe. Ariko twagakwiye kuba tugira itandukaniro. Igihari rero ni iki? Ni ukuvuga ngo uyu munsi ntabwo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yadutumye kwirirwa tuvuganaho, kwirirwa dusebanya, ahubwo yaradutumye ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Ndabwira abantu baba kuri yawe TV, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iracyakora, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi imbaraga z'Imana ziracyabasha kubohora. Rero uyu munsi umva nshuti yanjye nkubwire ikibazo umurimo w'Imana ufite, irondo ryivanze n'ibisambo. Irondo n'ibisambo byari ibisambo ni bande muri uyu murimo? Irondo ni bande? Umva nkubwire nshuti yanjye, ubundi irondo iyo bavuze irondo ni rucunga umutekano w'abantu mu ijoro cyangwa ku manywa. Noneho rero iryo rondo rishinzwe gushaka ibisambo. Noneho hari igihe ibisambo biza bikivanga mu irondo, none ugasanga bagiye gushaka ibisambo, ibisambo bigiye kwishaka. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu muri uyu murimo ibisambo ni bande, abanyerondo ni bande? Ntabwo namenya ngo ni bande, kuko ntabwo namenya ngo kuba nakubwiye ngo urabarebera ku bintu bibiri, imbuto bera. Ni ukuvuga ngo ninza aha ngaha uzambona. Uyu munsi natangiye nkubwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ninza aha ngaha nkubwira ngo mpereza icya 10 naragusengeye, ndi igisambo. Ibyo ni ibisambo. Ndi igisambo. Sibyo? Reka nkubwire impamvu. Ninza nkakubwira ngo mpa icya 10 nagize gute, naragusengeye. Uyu munsi ntabwo nagukopye. Si ideni. Uyu munsi Imana ntabwo ifata ku ngufu. Nababwiye ngo Imana ntisabiriza. Umva nkubwire, Imana yafashe Eliya imujyana ku kagezi, inzara yarateye, ibintu byarakomeye, ibintu byaranze, iravuga ngo icara aho ngaho nge nzagutunga. Iyo atunze Eliya izananirwa gutunga umukozi wayo? Iyo nkoresheje nkagusengera izananirwa no kugukoreramo ngo ugire ikintu nkoraho ko Imana yagukoreyemo? Kusanga ngo hari abayikorera kwishyura inzu binanira. Umva nkubwire ko bagiye baduhingera mu myaka maze nkorera Imana. Mu myaka maze nkorera Imana, keretse niba iyo Mana uvuga atari imwe yaremye ijuru n'isi, keretse niba atari iyi ngiyi yaremye ijuru n'isi, atari iyi ngiyi yahanitse ikirere, atari iyi ngiyi yadendeje inyanja, iyi si dutuyeho ikaba nta nkingi ifite, keretse niba atari ya yindi yambukije abayisiraheli inyanja itukura, iyo Mana uvuga ubundi ni iyihe? Ubundi ziba zingahe ko amatora ari menshi? Njyewe iyo naje kuko izo ngizo zindi wizimbaza, nge naje kukubwira Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ishobora byose, Imana ihindura amateka. Mu myaka nyikora imyaka 15, nta munsi n'uyu n'umwe ndananirwa kubona ukuboko kwiza kw'Imana. Nabonye Imana ikora, nabonye Imana itabara, nabonye Imana ikiza indwara, nabonye Imana yishyura inzu, nabonye Imana yambika abantu. Uyu munsi nta muntu wakoreye Imana. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo ingororano y'abubaha Uwiteka, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Sinzi niba unyumva neza. Niyo ngororano y'abubaha Uwiteka. Nusoma Bibiliya neza uhera mu Itangiriro ugere mu bya Yeshuwa, urasanga nta muntu wakoreye Imana wigeze akena. Ngaho mutekereza umumbwire. Ariko iyi Imana
sinzi iyi Imana muyibona ntabwo ari nyirakamana, ntabwo ari bayari, ntabwo ari ashera. Ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'ubutware, ni Imana y'ubushobozi. Uyu munsi reka kubibandi ngo witwaze Imana, reka kuba igisambo ngo witwaze Imana. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, imirimo yayo iragaragara. Uyu munsi ijambo riravuga ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Icyo rero nicyo ndimo ndakubwira none ahangaha. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Rero uyu munsi abarimo gutukisha umurimo w'Imana ni bya bisambo biri mu irondo nyine. Abagakwiye kuba bavuga ubutumwa bwiza, haje mu bya bisambo. Igihari rero ni iki? Abantu nibemera umusaraba, bemera uwawubambweho kuko abafitiye imbabazi. Ikindi kirimo cyica umurimo w'Imana, abantu benshi barimo baraza muri Yesu kuko abantu bababwira ngo nimuze mufate. Baraza gufata, hari pamu ufite uwohereza mugize, mwe kuza mushaka ibintu, nimuze mushaka Yesu. Bababwiye ngo muri Yesu harimo ibintu, muri Yesu harimo gucakira, nuko abantu baza ari ibyo barangamiye. Bagezemo ntibabibona, baza baje gushaka ituro. Sibyo? Rero uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ituro, rega umva nkubwire inshuti yanjye, ituro abantu barayatanga kandi abantu bakorera Imana. Sibyo? Rero uvuga ngo batanze uduturo dukeya ni ingayi n'intashima, hari abantu babita abanyamwanga iyo byavuye. Sibyo? Hari abantu mujya numva hano mu isi bavuga ngo umuntu amaze kubyimba. Hari uburyo umuntu aba amaze kubyimba, akabyimbira mu itorero, akabyimbira mu murimo, akumva ko no agahindukira, ntagumye kuvuga imbaraga z'Imana, akihindura akamana. Sibyo? Hari uburyo umuntu yihindura Imana, akihindura igihangange. Ariko umva ijambo riravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ukuri kw'Imana kuracyahari kandi urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Imana y'amahoro itugire. Ndabwira abantu muve mu byaha, muhindukire, mugarukire Imana, mukorere Imana. Buri muntu wese asengere kuzagera y'amahoro. Usengera ubugingo bwawe nibwo buzabona Imana. Ijambo rirambwira mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, harambwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Umva nkubwire, itorero ry'Imana nirimanukirwamo n'umwuka wera, ububyutse bukongera bukaboneka mu bantu, ntabwo ikibazo cy'amaturo kizaba ikibazo. Umva umuntu wuzuye umwuka wera abona ko mu rusengero haburi intebe, akibwiriza akagenda akayizana, uwo ni uhabwa umugisha. Uyu munsi ariko wa wundi nza hano nkakubwira ngo ndabona hari ikintu gikeneye gusengerwa, zana ituro ngisengere, aho barakubeshye. Ikibazo cy'abantu muri iyi minsi ntabwo bashaka gukorera Imana batabibye, ntibashaka gukorera Imana batabatekenitse. Niyo mpamvu ubona hazamo utundi tuntu tw'utwo tumeze gutya, abantu bakababwira ngo ndagusengera ari uko uzanye ibi, ndagusengera ari uko ukoze. Neva, umva ubwami bw'Imana. Yesu yaravuze ngo nawe udafite ifeza ngwino. Ibyo se nibihura nuko n'abantu n'ubusanzwe bifitiye ibibazo, akumva naza kubona umuntu kimukemurira nk'uko abyizeye gutyo yatanga. Nyine niyo mpamvu muri iyi minsi hariho ubutumwa, ubwo butumwa buriho muri iyi minsi bwitwa gutegera umuntu ku cyo akeneye. Ugasanga umuntu afite ikibazo cy'urubyaro yabuze, amubwira ati yazengurutse mu bapfumu hose biranga, ariko yagera imbere y'umukozi w'Imana yarangiza akamubwira ati nuzana 500 cyangwa ukazana miliyoni ndagusengera ugire gute. Umuntu ntiyabyanga kubera icyo afite ibikomere. Afite ibikomere. Ni ukuvuga ngo bategerwa abantu ku cyo bakennye, barangiza bakagira gute, barangiza bakababesha kugira ngo ibyo ese yayamuhaye birakunda. Mbo ku ruhande rumwe Imana yo ni inyembabazi. Imana yo ni inyembabazi. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo ireba umutima wa wa muntu yikihesha icyubahiro ku bwayo, kugira ngo irokore umutima w'iki uriya muntu. Haraho Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igira gutya ikabikora, yikihesha icyubahiro. Nge nkaza nkikomanga ku gatuza avuga nti mwambonye, ariko ndakaze ndi icyamamare. Ariko ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo, ubwami bw'Imana buratwaranirwa.
rero uyu munsi ntabwo Imana ikoresha ibiguzi, ntabwo Imana ikintu ikenera ni kimwe, ni umutima utunganye. Ijambo rivuga ngo muri Zaburi igice cya 1 rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Umva ijambo nkunda cyane, haleluya. Riravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Rero umuntu uhiriwe si uwatanze amaturo menshi, ahubwo umuntu uhiriwe ni uwakiranukiye Imana, umuntu uhiriwe ni uwubasha Imana, umuntu uhiriwe ni ukora ibyo Imana ishaka, uwo ni uhiriwe. Rero uyu munsi ibyo bindi ugenda ubona umuntu yisaza agira gute, ni ukuvuga ngo nagashinga umuntu aba yarihimbiye akihamagara, yarangiza agashinga kakamuhombana, akaza gusakuza ahangaha atukisha izina ry'Imana. C'est tout. Okay. Hanyuma twigire ku bintu byo gukingirwa, ibintu bijyanye n'inkingo. Umuntu utekereza ko kuba atakingiwe ariyo myizerere ya nyayo, aho ngaho sinzi igitekerezo ufiteho, ubyumva ute wowe? Kuba yakingiwe bivuze ko ubwo yavuye mu gakiza, ko umuntu atakingiwe bivuze ko ari mu gakiza neza? Umva nkubwira inshuti yanjye, ahangaha igisubizo cyanjye kirasobanutse. Turi mu isi kandi iyi si turimo turabacumbitse. Ni ukuvuga ngo iyi si rero niba uyu munsi ivuze ngo iyo ucumbitse wihanganira, yego ibyo ugucumbikiye agutegeka. Niba akubwiye ngo uyu munsi nukuraza amaguru mu ibase, ugomba amaguru kuyaraza mu ibase ukabikora, kubera ko aragucumbikiye. Nutabyemera araguta hanze. Ni ukuvuga ngo rero amategeko ahari aravuga ngo ikingize, yego njye uri ahangaha amategeko arambwira ngo nikingize mbone nge hehe mu rusengero. Ni ukuvuga ngo ntikingiza sindi bujyemo, nintajyamo ka kazi kanjye sindi bugakore. Akazi nkora nakahe nako kubwiriza ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo kuva badukingurira ejo bundi nashimye Imana, nge buri ikintu kinshimisha suko ibirema bihaguruka, suko Imana itankoresha imirimo n'ibitangaza. Nge mu buzima busanzwe icyo nirata Kristo, ntabwo ari uko Imana itankoresha. Cyo nge no mu bahanuzi b'Imana uyu munsi ntabwo ari uko ntari umuhanuzi w'Imana, ubihakana azaze tubare. Gihera Paulo yaravuze ngo niba hari ubihakana naze tujye mu ndimi tuzivuge turebe. Nawe uvuga indimi cyane rwose, cyane rwose. Izo ndimi ziba zivaye? Zitangwa n'Uwiteka, n'Umwuka Wera niwo zitanga. Ku buryo umuntu avaho kati parakati ukawumvisha icyo bivuze. Areka mama nawe natubeshya. Nk'ibyo ngibyo se ubikuye. Izindi wese uzuzi ninde uziguhahiza. Neza mwe muzikura. Tuzikura ko Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Akaziha abantu bamwe. Aziha bamwe yitoranyirije, akavuga kuko ni impano. Impano rero umuntu ayiha uwo ashaka. Haleluya. None umva rero aradufatira mu kave wakatubeshya indeze oya nako oya icyo cyo mba nuko utemera, kuko nje ubu gahunda mfite niyo kuva hangaha tugenda njya kukubatiza. Njyewe se kandi mbatije bamutse bwa kangaye? Nje mbona utizera. Njyewe ndizera cyane. Kwizera mfite kwabwira umusozi ukagenda. Numva rero topic yanjye iravuga ngo nje narikingije kugira ngo nkomeze akazi Yesu yampamagariye. Icyo ni ugutinya kubura akazi? Oya, ntabwo ari ugutinya kubura akazi, kubera ko uyu munsi wa none aka kazi ntabwo njyewe ntabwo ndi umukozi wa leta, nta nubwo ndi iki, ahubwo ni ukugira ngo nkomeze misi y'Imana yampaye. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ntabwo bivuze yuko mvuye mu gakiza, ntibinavuze ko mvuye mu bugingo, ntibinavuze ko mpfuye. Gusa kimwe cyo nemera yuko inkingo atari nziza, nemera yuko byanze bikunze ibintu biriya ni produit chimique my friend. Kuki wabikoze atari byiza se? Urumva warahamije? Ziko biri tubwira abantu bajyaga mu ngunguru y'amavuta, abantu bajyaga mu rwobo rw'intare. Uyu munsi ntabwo igihari ari ukujya mu nawe twarubonamo yamwe. Umva nkubwire ntabwo igihari uyu munsi ari iki tujyana mu ngunguru y'amavuta. Ni ukuvuga ngo iki gihari, ni ukuvuga ngo kiravuga ngo ikingize cyangwa se ugume ugire gute, uguma ahuri, kuko ngo ntupfuye. Yego ntupfuye,
ariko uyu munsi icyo ngicyo cyabaga ari ikintu kije direct ariko iki ni ikintu cyiza kire kontini. Siyo mpamvu ubwo ibyaha bisa n'ibyiyongere ko Imana itagihaniraho. Noneho rero kera twumvaga ngo umuntu akora icyaha ukabona ubutaka ngo burabumbise. Siyo mpamvu abantu banegirije iby'Imana. Turi ku ngoma y'ubuntu kandi turi ku ngoma y'imbabazi. Icyo gihe byari ngo bimeze ite? Icyo gihe ko uyu wumvishe usomye neza wumva Imana yarahaniragaho. Nyine yahaniragaho kubera yuko yari itarazana umucunguzi. Ni ukuvuga ngo rero umucunguzi utuvugira aracyahari wicaye iburyo bw'Imana. Niyo mpamvu ubona abantu basigaye bigira ibyo bishakiye kubera yuko Imana irakicaye ku ntebe y'iki y'imbabazi. Niyo mpamvu muri Zaburi mu gice cya 50 havuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagiye ukigibwira ko mpangwe nawe ariko nzabishira ku mugaragaro byose uko bikurikirana. Igihari rero uyu munsi umuntu agizwe n'ibice bibiri, utabyemera uwo ngo sinzi niba yarasomye Bibiliya. Hari umubiri hari n'ubugingo. N'ubugingo nibwo buzabona Imana, uyu mubiri uzapfa uzabora. Noneho ubwo rukingo icyo ruzica niki? Ruzica umubiri. Nongo rukingo barutera mu mubiri. Rutera mu mubiri ariko ntibarutera mu bugingo. Ikijyana ubugingo ni iki? Ni icyaha. Ubwo udashaka kubyemera nuko bimeze. Nongo umuntu wanga gukingirwa yimana umubiri. Nuko ngo barimo baratinyisha umubiri, icyo batinya ntabwo ari ukubura ubugingo ahubwo baratinya gupfa. Nose umuntu wenda aho ngaho tubwiye ku ruhande rwawe wari mu wemera gukingirwa utubwiye no kubyumva n'impamvu ki ubyemera. Uriya muntu utabyemera we ingingo zakamurengeye zirahari. Mbo ingingo zakamurengeye icyo namubwira afite risike zo kuzahomba byose. Afite risike zo kuzahomba byose. Umva nkubwire uyu munsi Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Nubundi sinzatura nk'umusozi, nubundi gupfa ko nzapfa. Kandi nemera ko Imana ifite ubushobozi, ifite n'imbaraga, ifite n'ubutware n'ububasha bwo guhindura rurya rukingo rumwe bantera ikaruhindura amazi. Burya irabishoboye, sinzi niba utabizi, irabishoboye. So rero ikirahangaha ntiwemera gukingirwa ariko utuye mu isi ifite amategeko kandi aya mategeko yashyizeho ugomba kuyagenderaho. Ni nayo mpamvu ubona atabyemera akaza akicara hano akavuga ati baranyirukanye. Impamvu ziyariyo arimo aratabaza. Arimo aratabaza. Ngo arimo aratabaza kandi uwatabaza ni isi. Kandi isi ntiyiteguye kumwumva. Nta gisubizo ari bumubone. Rero ufite umutima ukomeye reka kwikingiza ujye no mu nzu yawe wikingirane uvuga uti Imana ndatuje ndarindiriye ikizaba. Ariko icyanyacyo ku rundi ruhande ariko wenda turagira ku mwanzuro wacyo hari abumva ari uguhamya kuri muntu bakavuga turi muntu ko afite guhamya gukomeye. Nyine afite guhamya gukomeye, icyo nicyo yemera, iyo ni topic ye, iyo nayo ni ingingo yiwe. Ariko ubwenge burihe naburimo. Uyu munsi afite guhamya bamwirukanye ku kazi, sibyo? Afite abana, sibyo? Yamana ahubwo ahonekeza ko ariho yagakoreye. Umva nyine nkubwire uyu munsi se turi hano mu isi Imana iri bukorere mu bantu. Wabyanga wabyemera Imana iri bukorere mu bantu, kuko Imana iri mu gihugu cyo mwikorera mu bantu, ituye mu bantu, ikorera mu bantu. Niba uyihamije rero iranyura mu bantu babyemera. Umva nkubwire ubwiru bw'Imana burahambaye ndetse n'imirimo y'Imana irahambaye. Nta kizi iyi si dufitiye ndetse ibi ngibi nta nubwo bikomeye kurusha ibigiye kuza. Ibigiye kuza nibyo bikomeye. Ni ukuvuga ngo ibizaza kandi bitusha cyane ku kwemera kwa muntu. Kuko ibigiye kuza byose biraza bitusha kuki? Ku myemerere, biraza bitusha ku itorero. Byanze bikunze amategeko isi igiye kuzagishyiraho agiye kujya abangamira itorero. Ibigiye kuza rero ni ibiki? Ni ukuvuga ngo rero ikiraha gihari ni ukuvuga ngo ibi ngibi biroroheje. Rero uyu munsi wiba ikigomeke ngo ubiki emerera uwo mubiri utanga upfe ariko ukiranukira Imana ubugingo bwawe bube buzima. Kuko uyu munsi abo bana wabyaye urabashyira mu gihano, uko byasa kose gusonza kuri busonza, kubabara kuri bubabara. Ngo wowe watinye inzara.
oya buretse gake ntabwo nge ndi gutinya inzara sibyo ahubwo uyu munsi njyewe uyu munsi kiri aha ngaha icyo naje kukubwira ngo reba ku bintu bibiri hari umubiri hari n'ubugingo njyewe uyu munsi icyo ndwana nacyo ni ubugingo uyu mubiri wo n'ubundi nawe utanga bakawuteramo inshinge n'ubundi uzapfa bataziteramo n'ubundi uzagira gute uzapfa isaha iyo ari yo yose uyu mubiri uzagira gute uzankurwaho ariko uyu munsi ijambo rivuga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongererwa ubundi se kubera iki isi ifite aka kaga kangana gutya sibyo nuko imbaraga mu gusenga zaragabanutse rero dushake mu maso y'Imana yego twanga icyaha n'igisa nacyo dusenga Imana twiringira Imana byanze bikunze igisubizo kirahari sibyo rero ntabwo nge nemera yuko ubugingo nzabubuzwa n'uru rushinge ntabwo mbyemera ntabwo ubugingo nzabubuzwa n'urushinge ubugingo nzabubuzwa n'ibyaha byanjye ubugingo nzabubuzwa nuko ntakiranuka ubugingo nzabubuzwa nuko ntubaha Imana nzabubuzwa nuko ntabaye mu mwanya Imana ishaka ariko umubiri wo nemera ko ibingibi bizawugira n'upfu uzagende sibyo nta kibazo ariko uyu munsi reka ndebe ntabwo urushinge uyu munsi nase urushinge nirwo bateye abantu rubohereza gusambana hari uwo rwohereje gusambana hari uwo rwohereje mu businzi se hari uwo rwohereje mu bujura se n'ubundi rwaje abantu badakijijwe ijambo ry'Imana riravuga ngo iki rirashize itumba riraje kandi rishize tudakijijwe hanyuma ubwo ababyitiranya n'ibyago 7 byo bivuga iki iyo mibare 306 nyine nacyo kiri mu byago bigomba kuzagwirira isi sibyo nacyo kiri mu byago bigomba kuzagira gute kuzagwirira isi ariko finally y'iyi mibare ni iyihe ni ukuvuga ngo iki ngiki ntabwo ariyo finally yabyo nuko ngo iri ni itangiriro ariko iri ntabwo ariyo finally yabyo si ryo herezo nta nubwo ari naryo herezo nuko ngo iherezo riravuga ngo uzagera ku rwego bizagera ku rwego buri muntu icyo kimenyetso aba gifite mu gahanga bigera ku rwego umuntu biba bitakimusaba gukora yego biba bitakimusaba kugira gute gukora bamushyireho icyo kimenyetso abeho mirere na mirere ajya kuri supermarket akagira gutya ati do ibyo ni ryari rero bamuha ibiryo arya ibyo ni ryari iri ni itangiriro nyine ibyo bizaba ryari birimo biraza ko twabyirutse babivuga abashaje bivuga none se mu byo babyirutse mu byo wabyirutse bavuga uyu munsi wowe uri muri babandi babyina nakazaza nawe uri mu mbyino ya nakazaza kandi nawe ubwo uri muri babandi bafite amaso ariko ntibabone none se iyo ubona korona ijanga si ubwa mbere n'amaso yawe wowe ubonye umuntu w'umugabo ufite amaboko n'amaguru wari ufite akazi rugize gute bimusaba kugira ngo yirinde yikingirana mu nzu 28 kuri 28 si ubwa mbere ubibonye none si ibyago bindi utegereje ibimenyetso bikwereka yuko Yesu azaza utegereje birenze ibyo nibiye araje rero ari mu nzira arimo araza ageze he nuko arimo araza yahageze wihambaza ariko arimo araza Bibiliya itubwira ko nawe uzi umunsi n'igihe ahubwo nyine icungire nyine kuko n'ubu twicaye aha ngaha wabona icungire nawe uzi umunsi n'igihe ahubwo ukwiriye kwicungira cyane yitwa Pst Emma niwe turimo twiganira rero turimo turagira tugane ku musozo tuze gusiganwa n'iki kirere cyangwa se niba n'izindi gahunda rero ufite uvuga butumwa bukomeje sinzi ubutumwa wagenera abantu hanyuma tukagaruka ubutumwa nagenera abantu ndimo nsoza uzaza we ntabwo azatinda nubwo Yesu atinze urupfu rwo ntirutinze rero ndasaba abantu bashake mu maso y'Imana abantu bagaruke kuko abantu basubiye inyuma batera Imana imugongo abantu bibagiwe Imana ariko nimwongere mugarukira Imana ibafitiye imbabazi Imana ibafitiye urukundo kandi Imana irakora ntihazagira umuntu ukubeshya ko Imana idakora Imana iratabara kandi Imana ihindura amateka ijambo rirambwira ngo nta wiringiye Uwiteka ngo amukoze isoni Dawidi we yaravuze ngo nari umusore none dore ndashaje imvi zirinze ziburuyenzi sindigera mbona umukiranutsi wakozwe n'isoni cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize rero ndagira ngo mbabwire nimushake mu
maso y'Imana. Ibyago byo bizaza, ariko ibyo ni mu bireke bize ariko turi mu mwami, bize ariko dukiranuka, bize ariko dusenga, bize dushaka Imana, bize dukunda Imana, kandi bize dufite urukundo. Niba ufite ituro ryawe, ufite aho usengera, ufite aho Imana yagukoreye imirimo n'ibitangaza, jya mu itorero ryawe, ntukabure gutanga ituro mu rusengero usengeramo, ntukabure gutanga icyacumi mu rusengero usengeramo. Abantu bo bareke n'abantu. Ese wenda twari dusoje, ariko reka ngarukemo kano kanunu tutaza tugana ku musozo. Icyo kintu cyo kujyana ituro, kuki utarijyana aho ugeze? Ubwo aho ugeze nihe mu muhanda? Ni ukuvuga ngo hari urusengero wasengeyeho uwo munsi, umutima uguhase gutanga ituro, kuki uzategereza kugaruka hano? None se ubundi urusengero urwo ari rwose, waba uri umushyitsi cyangwa waba usanzwe urusengeramo, nta kirazira kikazirizwa ko wagakwiye kuba ujya mu rusengero imbokoboko gusa ufite icyo ufite. Bivuze ko atari ngombwa gutegereza ko uzarijyana hano. Icy'ingenzi apfa kuba ari mu rusengero. Icya cumi nicyo Bibiliya ivuga ngo ugishyire mu rusengero ugize gute? Usengeramo. Ariko nuko ngo niba wateraniye ahantu ukatendinga, ni byiza kutanga ituro ry'umutima ukunze, ukaritanga. Sibyo? Rero naho umuntu ituro ushobora, cyangwa sinaryita nk'ituro, uyu munsi nshobora kuba dusengana cyangwa se ngusengera ndi umushumba wawe, uyu munsi ukicara ukavuga uti mushumba, ndumva umutima niyumvishijemo ko nakugurira amata. Iryo ritandukanye n'ituro. Biratandukanye. Ntuzabyitire. Akira amata 50. Icyo ngicyo ni cya kindi turasengana ubyiyumvishijemo. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko ibyo ni nk'ishimwe, ariko ngira ngo oya ntabwo ari nk'ishimwe. amata asaba yakuguriye mu buhe buryo? Turasengana, ndamusengera, turafashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo aho ngaho aricara akavuga ngo nkunda umushumba wanjye, kamugurira amata. None se anguriye amata, aho ngaho ni ikibazo. Ariko noneho amata zina ryaturo umuze ko numva naho bitanye. Oya biratandukanye cyane. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndetse nunayama ntuzumve ko utuye. Oya aho ngaho wampaye kuko unkunda, uyamaye kuko ari ubushuti. Urumva uyamaye kuko ari iki? Kimwe nk'uko nawe twaba twicaye hano ngaha, nawe ukamama nanjye twasoza iki kiganiro hoga ntitwaganiriye neza, reka nkugurira akantu. Ibyo ni ibintu bibiri. Urakoze cyane ko ugiye kubikora. Okay, nana turasoza, gira amasomo nk'abiri uho umuntu ushidikanye wumva ubuze kwizera. Uyo masomo ari buze kuyasoma akaba yamufasha. Ubuze kwizera. Ubuze kwizera. Reka mbabwire, agende asome Abaheburayo igice 11, asome ku murongo waho wa mbere. Abaheburayo kangahe? Abaheburayo 11. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya rwose ko bizaba. Amanuka icyo gice cyose kiraza kumufasha, araza kugeramo, arasangamo ko Aburahamu ikintu cyatumye araga ubugingo buhoraho ntabwo yatsindishirijwe n'ikindi, ahubwo yatsindishirijwe no kwizera. Yego, kwizera gusa ntabwo bihagije, kutagira imirimo kuba gupfuye. Umva nkubwira uko iyo wizeye Imana ugira n'imirimo. Iyo wizeye Imana, reka nkubwire, kuki bakongeyeho? Nyine kwizera nyine bakongeraho kugira ngo babikwibutse. Ariko uko byasa kose, iyo wizeye n'imirimo iraboneka. Iyo wizeye Imana n'imirimo iraboneka. Umuntu wizeye Imana, erega umwuka wera asamaze iki? Abereyeho kutuyobora. Umuntu wuzuye umwuka wera aramuyobora byanze bikunze. Reka nkubwire, hari ibintu ukora, ariko ninde wakubwiye? Hari abantu bagiye bubaka insengero nta muntu ubabwirije. Hari abantu bagiye bagura ibyuma mu rusengero nta muntu ubabwirije. Wumva yuko ari umubiri gusa wakwemeza umuntu ukamubwira ngo gura ibyuma bya 3,000,000 bitereke mu rusengero? N'umubiri? Oya, ahubwo uwo ngo nuko aba yaramaze no gucengerwa n'ijambo ry'Imana, arangiza akiyumvamo ko hari icyo akwiriye gukora mu nzu y'Imana. N'ababihana n'ushaka kubikora agira ngo ashime. Noneho Dawidi we yarebye imirimo Imana imukoreye, arangije aravuga ngo ngambiriye. Hari umuntu ushobora kugura ibyuma mu rusengero atari uko bivuye ku mutima, ko abantu bagivuge ngo iki, bavuge ati kanaka n'umugira neza. Abo ngabo nabo barahari. Ariko uwo nguwo ubikora ntabwo abikorera Imana, ahubwo abikora kwihimbaza wowe. Abo niyo mpamvu bavuga ngo n'abapagani bo mu rusengero babamo.
Okay, wakoze cyane kutuganiriza. hari irindi N'utaha uzagaruke dukomeze. Tuzakomeza nta kibazo. Hari irindi jambo wambwiye ngo mbwawe, ariko njye buriya hari ijambo nkunda ribaho. Ni ijambo nakuze nkunda rikansubizamo imbaraga. Riri muri Yesaya 50 murongo wa 7 havuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma nta mwana ngahagarara mu maso yanjye hagakomera hakamera nk'urutare kandi ndabizi ko ntazakorwa n'isoni. Rero komerera mu mwami ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ibaho umugisha. Amena. Nakoze cyane gukurikirana yawe TV, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha nakagaruka. Amahoro y'Imana bane namwe.